Mugira amahoro y'Imana abakunzi ba Frere Online TV, ndagarutse ngo tuganire mbazaniye utuntu twinshi tw'ubwenge. Buriya nubwo mba natinze kuhagera ariko nza ngarukanye ibintu byinshi byiza biri bubashimishe, mbashishikariza kuba mwajyamo kureba ikiganiro mukakirangiza. Uno munsi mbazaniye uburyo bwo guhuza mashini ndetse na telefone. Uburyo bwo guhuza mashini na telefone ku buryo ushobora kuba wagira ibyo ureba muri mashini biri no kugaragarira muri telefone, nk'ibyo ufite muri telefone bikaba biri no kugaragarira muri mashini. Ndetse ikindi kandi ubwo buryo ubukoresha ugira ngo ukure ibintu nko kuri telefone ubishyira muri mashini, cyangwa ubikure muri mashini ubishyira muri telefone nta wundi mugozi ukoresheje, yaba wa USB bitanagombeye internet. Ndagira ngo rero dutangire mbereka uburyo bwo kubikora, mujye muba mwashobora kubikora, mukaba mwakora ibintu kuri mashini mubishyira kuri telefone. Biranihuta cyane ndetse nta nubwo bigombera umugozi wa USB. Ikindi kandi byihutisha imikorere. Reka rero dutangire. Ndagushishikariza kuba wakanda subscribe niba utarakanda subscribe, ukajya ibindi biganiro nashyizeho, ndetse ushobora no gukanda share na like. Ubu nteje imbere, mwabona yuko nanjye ibyo mba ndi gukora biba biri kubanezeza. Ikindi kandi ukanze comment, ukagira comment ushyiraho, bituma umenya icyo gukosora. Ikindi kandi mushobora no gushyiraho comment mumbwira ikintu utanazabazanira, nabona nagishyiraho. Reka rero dutangire. Ndabakunda, ntabwo nshaka kubatindira, simba shaka kuvuga amagambo menshi abatindira. I love you so much abakunzi ba Frere Online. Twatangiye. Okay, reka dutangire. Dutangira tumanura hano muri phone hejuru, tukaza hamwe umuntu aza gutangira internet, tugafungura iyi ngiyi hotspot. Ubu buryo bwo kubaha internet undi muntu ntabwo bisaba kuba na internet ifunguye, nta kibazo kuba ufite mega cyangwa ntazo ufite. Ubundi tukaza muri mashini, tukaza hano muri mashini yo tuza gusaba internet. Tufunguye gusaba internet, ngiyi yayisizaho, ngiyi yanditseho Frere Online TV. Umuntu araza agahita aza kuyifungura, agakanda connect. Ndi gukora connect kugira ngo nyishyireho. Noneho iyo yari iriho hari igihe itizaho automatic, ari biterwa n'uburyo umuntu yarasanzwe akoresha we. Noneho biri gutinda ariko reka mbishyireho mukurikire. Ndabibutsa gukurikira akantu ko kandi kugira ngo mujye mwabasha kubyikorera igihe icyo ari cyo cyose. Nimubona hari inyunganizi n'igitekerezo mwaduha, mushobora kutwandikira muri comment. Muraba mugize neza, bituma umuntu arushaho kumenya icyo gukosora n'icyo kongera. Ndaza nandikemo password y'iriya internet yari muri telefone. Nanditsemo password, ngiyi password yagiyeho, cyamaze kujyaho. Password urabona ko yaje. Password yamaze gufunguka, internet yamaze kugeraho. Si ngombwa ko mega ziba zifunguye rwose, birakora. Noneho turahita tuza muri telefone. Ngiyi telefone hano ibumoso. Noneho telefone iyo tuje hano ibumoso muri telefone, duhita tuza ahangaha muri Zenda. Muri Zenda niho tubihuriza. Ni application ngira ngo muri kuyibona ndi kugaragaza hano yanditseho Zenda. Tugahita tuyifungura. Iyo tumaze kuyifungura Zenda, murebe hano ku ruhande rw'ibumoso. Iyo tumaze gufungura iyi Zenda, tuza hano hejuru hari utuntu dutatu. Hano ndi gushyira agafresh, hari utuntu dutatu. No duhita tuza tukakanda, tugahita dukanda aha kabiri handitseho ngo connect to web. Connect to web. Okay, ndabibutsa ko ntuza internet nyine ibiriho ibiri connect. Uba wayishyize muri mashini, ariko ntabwo ari internet bifunguye, nuko uba wayishyitanze hotspot ukabihuza, wabihurije muri hotspot. Noneho iyo umaze gukanda ara connect to web, baguha hano IP address ya telefone.
muri kuyibona ngiyi hano hasi ahantu nshyize akantu k'agakare muri kuyibona. Iyi mibare rero niyo wandikamo ukayandikamo uko iri, ukayandika hano muri browser bisanzwe. Uba wafunguye uhita ufungura browser bisanzwe, yaba Opera cyangwa Google Chrome, urayifungura. Hano hejuru umuntu yandikira link, ukaba ariho wandika iyi IP address nk'uko iri. Ahari akadomo kagashyiramo, ahari akitso kagashyiramo, byose uko biri. Uba ugomba kubikora nta kintu wibagiwe, ukabishyiramo ukabyandika uko biri. Iyi IP address ukayandika hano hejuru, umuntu ashyira yandika link nyine muri browser bisanzwe. Hano hejuru muri kuhabona maze kuyandika. Ukimara kuyandika bihita biza gutya OK, bagahita bakubwira ko bikunze, ugahita ukanda hano confirm, n'aha hino ugahita ukanda OK. Hano muri mashini nyine uraza ugahita ukanda confirm, biba byamaze kuza gutya guhura. Ngira ngo murabibona. Noneho nk'ubu ngubu hano haba hari kugaragara akantu k'amafoto, utuntu tw'utuvideo, muri kubibona. Indirimbo ukanze hariya ubona indirimbo zo muri mashini, hariya amadokumenti, hano ni ama app, hano uba ushaka kwinjira mu mafayilo n'amafoda bya mashini. Reba nk'ubu ngubu ufunguye ifoto muri telefone, iyo mfunguye ifoto no muri mashini ihita ifunguka. Ikintu ufunguye muri mashini gihita kikaraga, nahindura muri telefone na mashini bikihindura. Ngira ngo muri kubibona ni uko nguko biri kugenda. Ngira ngo muri kubibona rwose biri kugaragara neza. Ukimura ikintu ufunguye muri telefone gihita kigaragara no muri mashini. Iki ni kandi uburyo tunabwifashisha dukuramo ibintu nko muri telefone tubishyira muri mashini, biri automatically nta mugozi dukoresheje. Ngira ngo muri kubibona hano twari turi gushaka, hano ni mu ma app, hano ni mu file and folder, hari no hejuru ni amafoto, amavideo. Reka twinjire hano mu mafayilo n'amafoda. Iyo twinjiye mu mafoda kugira ngo tujye kureba wenda ikintu dushaka, wenda nko kuba twashyira muri mashini, cyangwa reka tuhere ku buryo bwo kuba umuntu yashyira ikintu muri mashini, yashyira ikintu muri telefone agikuye muri mashini, kugishyira muri telefone agikuye muri mashini. Ndagira ngo tuba ari byo duheraho. Ngira ngo murabibona. Uraza ukagera wenda nko muri folder ushaka ko kiba cyajyamo. Wenda reka turebe, wamara kuhagera ukaza hano upload file. Iyo ukanze hano upload file, uba hari ibintu ugiye gukura muri mashini ngo ubishyire muri telefone. Ukaza ugakora show all file, ukajya guhitamo ikintu ushaka gukura muri mashini ngo ugishyire muri telefone. Noneho wakanda document yahita yinjira muri telefone byihuse, kandi muri ya folder wari winjiyemo niyo nyine bihita binajyamo. Wari wabanje kwinjiramo mbere yuko kanda upload file. Noneho reka turebe, reka wenda ngire nk'ifoto nshyiramo. Muri kubibona nshyizemo iyi foto yanjye. Uri kubona ko muri phone hisizamo capture 5 niko yanditseho iri kwitwa. Muri kubibona ngiyi yamaze kujyaho. Reba muri telefone hano iburyo yamaze kuza, ngaha ni iburyo muri telefone yamaze kuza, imaze kwinjiramo. Ibintu biri kuza biba byanditse hano hirya handitseho ngo transfer. Ibintu uri kugenda uzanamo biba biri hano muri zenda niho bibonera. Ikindi kandi uri bubisange muri ya folder hahandi wari uri mbere yo gukanda upload file. Nuko nguko uko niko ubwo buryo ukoresha urimo ukura ibintu muri mashini kugira ngo ubishyire muri telefone ushaka gusharinga, yaba na filime yahitizaho, icyo ari cyo cyose cyahita kizaho rwose. Muri kubibona namwe. Ikindi kandi
nk'uko hano hahandi hagaragaraga amafoto n'ahangaha n'uyu murongo umeze nka taskbar uri ibumoso uhagaze nawo urimo ibintu by'amafoto, amafayilo n'amafoda. Ushaka guhita wihutira kubona ikintu niho uhita ukanda ikintu uri gushaka. Noneho reka turebe ushaka nko kugira ikintu noneho ushyira muri mashini ugikuye muri telefone. Reka dutangire tubirebe. Reka ndebe nje nka muri download. Noneho ayo ni amafayilo yanjye mfitemo. Ndaza nkakanda kuri fayilo nshaka, nkahita nkanda kuri kano kantu kanditseho hejuru ngo download. Ndaza nkaselegita akantu nshaka, nkahita nkanda download. Murabona ko gahise kaba downloaded. Buriya kagiye muri mashini. Muri kubibona? Buriya kaba gahise kinjira muri mashini. Waza ukakanda n'akandi kantu ushaka ugahita ukora download. Ugahita kinjira muri mashini rwose. Ngira ngo murabibona rwose, akantu kose wahita ukanda download. Umubare w'ibintu byose waba ushaka kudownload ngo washaka wanabiselegitingira icyarimwe. Muri kubibona namwe. Ubu nibwo buryo hano ni mu mafoto, hano ushaka kujya mu ndirimbo. Muri kubibona ahangaha hose ikintu ushaka cyose winjiramo. Ibi ngibi biba biri kugaragara hano ni ibiri muri telefone. Ni ibiri muri telefone biba birimo bigaragaramo hano. Urumva nta kindi, ibi ngibi nta mugozi bigombera, nta nubwo binagomba ama internet, kubyikorera biroroshye. Murakoze. Okay. Ndabashimiye abarebye iki kiganiro mukakireba mukugeza mugisojeje. Ndakeka mwabibonye uburyo umuntu agenda abikora. Niba utanabyibuka neza ushobora kugenda usubiza inyuma iki kiganiro ukajya ubisubiramo neza ubyibuka neza uko twagiye tubikora. Ndagusaba kuba wajya ukomeza gukurikira ibiganiro bya Frere Online TV. Ndabakunda cyane, ndahari kugira ngo bigende neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Turi kumwe naho ubutaha. Thank you.